nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Karibu cyane, hano ni kuri Tesina Kami TV Show, turabakunda cyane. Ese mwakoze subscribe? Mukore subscribe niba mutarayikora kandi nabayikoze. Imana ibamugisha. Urero nagarutse cyane kuko mbakunda, ngomba kujya mbahata ibintu byiza buri munsi, sibyo? Rero ikinzanye nje kuvuga ku bahungu, nyine ukuntu wamenya umuhungu utagukunda wowe mukobwa. Ese ufite sheri? Ese urabizi neza niba gukunda? Niba utabizi neza rero kankubwira ibintu bizakwemeza cyangwa ibimenyetso bizakwemeza ko umuhungu muri kumwe atagukunda. Icyambere, umuhungu utagukunda, kuvugana ni ikibazo. Ubyange cyangwa ubyemere, umuhungu ugukunda kumara igihe kinini atakuvugishije ngo amenye uko umeze, muganire byoroheje biramugora. Ariko umuhungu utagukunda ntawe ashaka no kumenya uko wiriwe, ntawe ashaka kumenya uko umeze, naho waba warwaye ibyo ntibimurebe. Niba ari wa muhungu ugenda agaterera iyo, ntamenye uko waraye, niba mwaryamye mu gitondo akubaze se waramutse sheri, uwo muhungu rwose umwihorere, ntago umurimo. Ikindi kizakwereka ko umuhungu muri kumwe atagukunda, atereta abandi bakobwa ntacyo yishisha. Ubundi umuhungu ugukunda ntashobora gutereta undi mukobwa azi ko muri kumwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragazanye icyubahiro gikeya rwose. Niba muri kumwe akaba atereta abandi bakobwa, umenye kuri zeri nyuma y'akitso, uwo muhungu umwihorere kuko ntago agukunda pe. Ikindi kizakwereka ko umuhungu atagukunda, ahorana ubusobanuro budashira. Iki kintu si ku bahungu kibaho gusa, no ku bakobwa akageso barakagira ko guhorana ubusobanuro budashira. Gusa ubu turi kuvuga ku bahungu. Niba uri kumwe n'umuhungu agahora aguha ubusobanuro kandi ntaguhe nyine, ashobora kukubwira ngo narinda ariko ntaguhe ikimenyetso. Niba uwo muhungu ahora aguha ubusobanuro budashira, nari nagiye aha, uwo muhungu rwose umwihorere, ntago agukunda pe. Ikindi kizakwereka ko umuhungu atagukunda, ntagerageza kumenya byinshi kuri wowe. Ubundi umuhungu ugukunda ahora ashaka kumenya isi yawe, byaba ngombwa akaba yumva yamenya n'ibyawe byose. Ariko umuhungu utagukunda ntagerageza kubimenya kuko nta n'icyo yabimaza. Niba umuhungu muri kumwe rero atagerageza kumenya ibyawe, ngo agerageze kumenya uko ubayeho, ngo agerageze kumenya niba wariye, se wariye, wanyweye, kuko abantu bakundana usanga baba bahamagarana, akakubaza sheri wanjye wariye, cyangwa akavuga ntago ndarya ariko ngiye kurya. Niba uwo muhungu muri kumwe nyine atagerageza kumenya byinshi bikwerekeyeho, uwo muhungu rwose ntago umurimo, nushaka umwihorere. Ikindi kizakwereka umuhungu utagukunda, ntiwapfa kumenya uko yiyumva. Mushobora kuganira akaba yakubwira ati akaba atagufungukira ngo akubwire gusa, akakubwira ngo bimeze neza, kugira ngo nyine utakomeza kumubaza ibintu byinshi. Ntagufungukire ngo ubashe kumenya uko yiyumva. Niba uwo muhungu muri kumwe rero atajya gufungukira ngo akuganirize, ngo akubwire ibye nawe umubwire ibye, nyine ngo mujye musabana, uwo muhungu ntago muri pe. Nushaka umwihorere, ushaka undi cyangwa uzabona n'abandi. Niba umuhungu muri kumwe nyine ntaba ashaka kumarana umwanya munini nawe. Ubundi biragoranye cyane kuba ukundana n'umuntu ngo ntaba ashaka kumarana umwanya munini nawe. Akenshi abagabo bakunda umupira, umwanya wabo munini baba bashaka kumara nyine mu mupira, abakunda siporo, abakunda filime, nyine umwanya wabo bakawuharira ibyo bintu. Niba umuntu mukundana rero atajya kubonera umwanya ngo muganire,
museke nk'abakunzi, mukine nk'abakunzi, musangire, ahubwo akaba nyine akwigizayo, ntaba ashaka kumarana umwanya munini nawe nyine. Ubundi umuntu ugukunda aba ashaka ko muba muri kumwe, niyo mwaba muri kumwe buri munsi ariko mukaba muri kumwe mukaganira mugaseka, ariko uwo utagukunda we rwose ntaba ashaka no kukubikoza. Niba aba adashaka kumarana umwanya munini nawe rwose, uwo muhungu ntabwo agukunda pe. Ikindi, umuhungu utagukunda biragoranye kukubwiza ukuri. Umuhungu utagukunda guhera ku ijambo ndagukunda kugeza ku babyeyi bamubyaye no kugeza ku nshuti ze, umuhungu utagukunda, niba atagukunda ibyo byose yarakubeshye. Guhera ku ijambo ndagukunda yarakubeshye, guhera ku ijambo ababyeyi, ashaka kuvuga ababyeyi banjye baba aha ngaha kandi atariho baba ahandi, ashaka kuvuga ati ziriya ni inshuti zanjye kandi atari inshuti ze. Guhera ku ijambo ndagukunda nyine uwo muhungu yarakubeshye, umuhungu utajya ukubwiza ukuri. Ikindi, umuhungu utagukunda ntazakubonera umwanya. Umuhungu utagukunda ntazakubonera umwanya. Ubundi umuhungu ugukunda uko byaba bimeze kose, akazi yaba afite kose, aragerageza akakubonera umwanya, uko byaba bimeze kose aragushakisha niba uwo muhungu agukunda. Niba umuhungu atagukunda rero ntazagerageza kukubonera umwanya ngo muganire, agutembereze, akubaze se sheri wanjye urashaka kujya hehe. Uwo muhungu rero utazakubonera umwanya ngo akubwire niba nagukumbuye, musurane, uwo muhungu rero utazagerageza kukubonera umwanya, niba unamubwiye ati sheri wanjye suri haho, ati ntago ndi mu rugo cyangwa nagiye aha ngaha, umuhungu utazagerageza kukubonera umwanya rwose ugerageze umwikuremo. Ikindi, ntazahisha umujinya we muri no mu bantu. Umuhungu utagukunda usanga biba bigoye guhisha amarangamutima ye iyo aje, kuko nyine ni ibyiyumvo by'umutima. Niba umuhungu utagukunda rero ntazahisha umujinya we igihe muri mu bantu, azagerageza nyine kugaragaza umujinya we, wenda nta n'icyo umukozi, ariko kubera ko atagukunda nyine niba ari kamere, niba ari iki, uzajya uhora uzamuka nyine, umujinya we ntazawuhisha igihe muzaba muri kumwe. Ikindi, nta kubaha. Umuhungu utagukunda burya ntashobora kukubaha kuko nyine ntacyo aba agutezemo. Nta kubaha, ntashobora kukubahisha mu bandi. Niba uwo muhungu muri kumwe rero atakubaha rwose umureke pe. Ubundi umuhungu ugukunda arakubaha, akakubahisha mu bandi, akakubwira neza, ntagusuzugure aho mwaba muri hose. Niba umuhungu rero atajya kubaha ngo akubahishe mu bandi, niba muri mwana asohotse agufata akaboko, nyine mugaragaze ko muri abasheri, umuhungu rero utazakubaha rwose, uwo muhungu ntabwo agukunda sheri wanjye, nushaka umwikuremo. Niba hari ibyo mvuze hano, sheri wawe cyangwa umukunzi wawe muri kumwe w'umuhungu ajya agaragaza, nushaka umwigeho neza. Sinkubwiye ngo uhite umureka, ubanze umwigeho neza, uvuge se uyu muhungu turi kumwe abirimo neza cyane, abirimo neza. Ugenda ureba ko ibyo navuze ruguru abifite. Niba bifite rwose mbabaye ntiwibabaze, umwihorere, uzabona undi Imana yaguteguriye, yaguteganyirije. Ndabakunda cyane, njye nitwa Tesi, hano ni kuri Tesi na Kami TV show. Mukore subscribe, like, share na comment, njye mbagezaho ibiganiro byiza. Bye bye.